tutabwira murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva? Amagambo ni abiri. Turi gushaka uwo bita Emile n'uwo bita Anita. Ngomboki? Uvuze baherukana imisatsi yarangiye. Uzi ko wagira ngo turi gukina namwe? Muri ko turi gukina namwe? Ntabwo muri gukina. Ntabageze ahangaha. Ntabwo bigeze bahagera. Bashize iminsi vuga uravuga. Ni ukuri kose. Ubwo ntabwo tumumena hasi. Izina ry'Imana baba bari hano. Imana yo mu ijuru yahita Imana nk'ababisha. Nitubabona nimwabona muri twica mutwica. Yes boss. Bari hano ariko biragaragara ko banyuze hano kujyana mujye kubura ubuzima bwanyu. Mana yacu ndagushimira wandemiye unkunda ukandi wambaye umwuka wo guhumeka wambaye amahoro mu mutima. Haleluya ndagushima Imana yanjye uri igitangaza. Haleluya ndakuririmbira impundu ku Mana y'ubugingo. Wankuye mu mwijima w'amarira unyereka inzira y'ukuri. Urukundo rwawe ruranesheje nirwo rwanyujuje byose. Haleluya ndagushima Imana yanjye uri igitangaza. Haleluya ndakuririmbira impundu ku Mana y'ubugingo. Wanje naho wangize wambaye agakiza n'ineza. Ibihe byose nzakuririmbira kuko wampaye ibyiringiro. Haleluya ndagushima Imana yanjye uri igitangaza. Haleluya ndakuririmbira impundu ku Mana y'ubugingo. Wambaye agakiza n'ineza. Ibihe byose nzakuririmbira kuko wampaye ibyiringiro. Haleluya ndagushima Imana yanjye uri igitangaza. Haleluya ndakuririmbira impundu ku Mana y'ubugingo. Wambaye agakiza n'ineza. Ibihe byose nzakuririmbira kuko wampaye ibyiringiro.